Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official, igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwebwe mwese abo Imana yongeye guha ku burinzi bwayo, abo Imana yongeye kongerera igihe gishya cyo kubaho kandi igihe gishya cyo gushima. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Dushimiye Imana rero ko itwongereye amahirwe yo kuramuka. Abantu bose baba baryamye burya ntabwo ari kuba babonye ibitotsi, we wasinziriye no gukanguka ubonye bikugoye ntabwo ari ibintu bisanzwe. Hari abantu baryama amasaha yose y'ijoro bikarinda birangira badasinziriye, bakanywa imiti bikanga, ariko we wasinziriye urakangutse, ingingo zawe zirakora, nanjye izanjye zirakora. Ndashimira Yesu ko ari mwiza kandi Imana ihabwa icyubahiro ku bw'ubuntu bwinshi bitugiriye, ikongera kuduha kuramuka. Imana yacu nishimwe cyane. Ni igitondo cyiza cyo gusengana Imana kugira ngo turagize Imana n'ubundi gahunda z'umunsi uko umwuka tuyoboye, twongere tubwire Imana ko twifuza ko igendana natwe kandi igahereza umurongo muzima ubuzima bwacu n'ibikorwa byacu. Imana ibasha kumva kandi Imana ibasha gusubiza gusenga kwacu. Ngiye gusangira namwe ijambo ry'Imana nahaye umutwe w'amagambo ugaragara ahangaha uvuga ngo nawe senga uzasubizwa. Reka dusenge Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose, Mana nkuru, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, uri inshuti nziza, uri umufasha utabura kuboneka mu byago n'amakuba, ni wowe utwitaho uko bukeye n'uko bwije. Turagushimiye. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe, umwuka wera natuyobore kandi icyo ushaka ku bwoko bwawe bwumva aricyo cyumvikana, kugira ngo umuntu wese ijambo ryawe rigire umumaro mu ruhande rwe. Nsenze gutyo nizeye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe. Reka dusangire ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turasoma ibice byaho 10, dusome n'umurongo waho w'10 tugeze ku murongo wa 12. Haranditse ngo, nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa kumfukamisha amavi n'ibiganza, arambwira ati, yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. 12 haravuze ngo, aherako arambwira ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice byawe 10, umurongo w'10 tugejeje ku murongo wa 12. Ijambo rivuga uburyo Daniyeli, izi nkuru ziravuga uburyo Daniyeli yari amaze iminsi igera kuri 21 asenga Imana, arira cyane, ataka, yashakaga gusobanukirwa, yashakaga kugira ibyo amenya, yashakaga kugira ibyo asaba. Aravuga ati, nkwiriye kwegera Imana ngasenga, ngahamagara Imana nkayinginga ikagira ibyo ihindura ku muryango wanjye, ikagira ibyo ihindura ku bwoko bwanjye. Nuko afata iminsi arasenga, afata igihe asenga Imana. Gusenga rero twavuze ngo nawe senga uzasubizwa. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo usenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Iyo asenganye umwete ngo ibyo asengera birashoboka. Imana ishimwe cyane. Nta muntu wigeze ajya imbere y'Imana aciye bugufi bw'Imana imwirengagize cyangwa se yirengagize gusenga kwe. Byashoboka ko wajya imbere y'umuntu ugiye kuvugana nawe, ugiye kugira ibyo umubwira, ntabihe agaciro cyangwa se akakumvira ubusa. Ariko ndashimira Yesu, ndashimira Imana Data wo mu ijuru ko itajya itwumvira ubusa. Niyo mpamvu rero iyo dufashe igihe nk'iki tugasenga Imana, iyo ufashe iminota yawe ukavuga ngo ngiye kubanza mfate umwanya nsenga Imana, nyiragize gahunda zanjye z'umunsi, nyibwira ibingoye n'ibinduhije, ntabwo uba urimo gukora igikorwa cy'imfabusa, ntabwo uba urimo gukora igikorwa cy'imburamumaro, ntabwo uba ubonetse mu bantu babuze ibyo bakora. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Daniyeli rero ngo afata igihe arasenga, arongera arasenga, umunsi urashira 2, 3, 5, akomeza gusenga Imana. Ariko aha dusomye nyine ku murongo wa 10 haratubwira uburyo marayika w'Imana yaje, haleluya, akamusanga mu gihe yari arimo cyo gusenga, amuzaniye amagambo y'ihumure, amuzaniye ibyo kumwiringiza, amuzaniye inkomezi, amuzaniye imbaraga nshya, amuzaniye ibyiringiro bishya.
iyo dufashe igihe cyo gusenga Imana, tukegera Imana, duhabwa imbaraga nshya, twumva ijwi ry'Imana rivugana natwe, twumva ijwi ry'Imana riduhumuriza, twumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo burya ndi kumwe nawe, burya komeza usenge, nzagutabara, nzakurengera. Imana ishimwe cyane. Twajyaga dukunda kuvuga ngo abantu bagakunda gukoresha iyo terime cyane ngo umuntu ufite nzayimana azarindwa cyangwa azaba amahoro. Buriya kuvugana n'Imana ikakubwira ikintu cyangwa ikakubitsa ibanga ni umutungo ukomeye cyane. Njye nkunda kuvuga ngo umuntu ufite isezerano ni umutunzi. Isezerano ntiribora, ntirisaza, ntiripfa. Bisaba gusa ko wowe urigumamo, nanjye nkarigumamo, tugategereza Imana. Kandi Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa, n'inyangamugayo, no kubikora izabikora. Ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Zaburi ngo igihe kimwe Imana yigeze yarahira kwera kwayo, iravuga ngo ni ukuri sinzabeshya Dawidi. Imana ishimwe cyane. Hari igihe Imana yirahira ikavuga ngo sinzabeshya uyu mubyeyi, sinzabeshya uyu mugabo, sinzabeshya uyu mukobwa. Rimwe na rimwe ikakubwira iti ndirahiye, ukumva mu bintu yagiye gusezeranya habonetsemo igihe ikubwira ngo ndirahiye, iki nzagikora. Burya ni Imana y'inyangamugayo, no kubikora izabikora. Nuko Imana yohereza marayika rero, araza asanga Daniyeli mu gihe cyo gusenga yari arimo abona atabona ibyiringiro, abona adasobanukirwa, avuga ngo Mana ni wowe wansobanurira, ni wowe wabana nanjye, ni wowe wagira ibyo uhindura, ni wowe wagira ibyo ukora. Nkuko nawe hari ibyo umaze igihe usengera, hari ibyo usengeye iminsi myinshi, imyaka myinshi se, amasaha make, cyangwa se ibyo wumva wageza imbere y'Imana uyu munsi ubona bikugoye, kandi ukeneye ko Imana igusobanurira cyangwa Imana iguha inzira n'umurongo ukwiriye. Ariko Daniyeli yabonye Imana. Ndakwingingira nawe kugira ngo ubone Imana muri iki gitondo. Imana ishimwe cyane. Daniyeli rero ngo agiye kubona abona ukuboko kuraje kumukoraho, nuko arahamagarwa. Daniyeli mugabo ukundwa, burya Imana iragukunda. Byashoboka ko wiyanze, ubona ahari n'abantu batagukunze, uvuga ngo nta muntu nkunda uhari, ariko ndagira ngo nkwibutse ko Imana igukunda. Iyo Imana iguhamagaye mu izina iravuga ngo uri uwanjye. Imana ishimwe cyane. Yigeze yabwira umugaragu wa Yakobo ngo uri uwanjye, naguciye nk'imanzi mu biganza, uri uwanjye. Imana ishimwe cyane. Nuko Daniyeli, Imana iramubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa, ngo manuwe no kukubwira cyangwa nzanywe no kukubwira ko uhereye igihe watangiriye gushishikara, gushaka kumenya no gusobanukirwa, ndetse igihe wahereye wicisha bugufi, burya ku munsi wa mbere usenga, burya kuri ya saha usenga, burya cyagiye wari wiherereye, burya cyagiye wahamagaraga, ngo ndagira ngo nkubwire ko amagambo yawe yumviswe Daniyeli, kandi niyo anzanye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Daniyeli yabwiwe ijambo ryiza, nubwo yahamagawe bigatuma ngo agire ubwoba bwinshi, arahagarara atengurwa, arasusumira avuga ati nibiki bimbayeho, ko mpamagawe na marayika, habaye iki? Ariko yari amuzaniye inkuru nziza y'ihumure yo kumwibutsa ko burya igihe yasengaga yumviswe, kandi ko gusenga kwe no gusubizwa kwako kugeze. Imana ishimwe cyane. Nuko marayika aramubwira ngo ngutumweho, hagarara weme kuko ngutumweho. Nuko Daniyeli ahagarara, ngo ahagarara atengurwa, afite ubwoba, avuga ati niki ntumweho, niki ngiye kubwirwa? Ariko arabwirwa ngo igihe wahereye ku munsi wa mbere utangira gushishikarira gushaka gusobanukirwa, cyagiye wagiraga umwete wo guca bugufi, cyagiye wavugaga ngo ngiye imbere y'Imana hari icyo nshaka kumenya, cyagiye wavugaga ngo reka negere Imana wenda izansobanurira, cyagiye wavuga ngo reka nsange Imana, ndabona ariho gutabarwa kwanjye kuri, ndabona amakiriro yanjye ari ku Mana gusa. Icyo gihe gusenga kwawe kwarumviswe, kandi amagambo yawe niyanzanye. Imana ishimwe. Cyangwa se amasengesho yawe Daniyeli niyanzanye. Byashoboka ko iki gitondo nawe Imana yawe irimo kuvugana nawe muri iri jambo, ko uhereye igihe watangiriye guca bugufi, kwegera Imana yawe no kuyibwira, nubwo wagize ngo hari ntiyabyumvise kuko utabonye igisubizo cy'ako kanya nk'uko wabyifuzaga, nubwo wagize ngo hari yakwirengagije, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo wasengeye burya byumviswe. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko burya ya marira warize atatakaye ngo abe imfabusa, ahubwo Imana yarayumvise kandi yarabitswe. Imana ishimwe cyane.
Daniyeli arabwirwa ngo amagambo yawe guhera ku munsi wa mbere, guhera igihe wabumburaga akanwa mubyeyi we, guhera igihe wabumburaga akanwa mukobwa we, guhera igihe wa musore wavugaga ngo reka negere Imana, mbonye gutabarwa kwanjye n'ahandi kwaturuka ni ku Mana gusa. Burya amagambo yawe yarumviswe kandi Imana ibasha kukumva ntikumvire ubusa, kuko ibasha no kugusubiza ibyifuzo byawe. Nuko Daniyeli arabwirwa ngo amagambo yawe yarumviswe kandi ntiyumviswe gusa, ahubwo niyo anzanye. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gutabarwa kwe cyari kigeze, cyangwa se igihe cyo gusubizwa kwe cyari kigeze. Imana rero ni inyangamugayo, Imana ivugana n'umuntu mu rurimi yumva. Uru rurimi ni rwo Daniyeli yavuganyemo n'Imana, nawe byashoboka ko hari uburyo uvuganamo n'Imana, ariko rimwe na rimwe ugashidikanya ukavuga ngo ahari ibyo numvise bishoboke ko ahari atari iby'ukuri, ahari kubyizera bikakunanira. Ariko ndagira ngo nongere nkwibutse ko gusenga kwawe burya kumviswe. Nubwo wasenze ukabona nturi kubasha gusobanura amagambo, nubwo wasenze ukabona urabicurikiranya kubwo majune n'igihe wari urimo kikugoye, ukabona urabicurika ukayoberwa aho watangiriye n'aho usoreje, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana yakumvise. Haleluya! Imana yarakumvise, nubwo wowe utazi uburyo wabivugagamo, nubwo wowe ugira ngo ntabwo yabyumvise, ariko Imana yarabyumvise. Reka dusome no mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, turasoma igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 45, hanyuma tuhasoreze dusenga Imana. Haranditse ngo kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi hahirwa umuntu wizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ntabwo nzi icyo Imana yavuganye nawe, nta nubwo nzi uburyo yavuganyemo nawe, nta nubwo nzi aho yakubwiriye, nta nubwo nzi igihe warimo, gusa icyo ngira ngo nkwibutse ni uko ikintu cyose Imana yavuganye nawe ihari kugira ngo igikore. Ni Imana ivuga ibyo izakora, Imana ifitiye icyizere, ntikenera abaterankunga ngo wenda yababuze, ntikenera abayishyigikira wenda ngo bahombye, ni ukwibura ubutabazi cyangwa ubufasha. Ni Imana yihagije. Hahirwa rero umuntu wizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Hahiriwe Daniyeli wizera ko iryo jambo abwiwe, ko Imana yumvise gusenga kwe kandi ko ibyo yasengeye bitumye Imana imanuka. Aleluya! Hari igihe Imana iza ikaza ije gusubiza umuntu ntinatume, ukabona iriyiziye ukavuga ngo mbonye Imana koko. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ongera ugirire Imana icyizere, ongera wizere bundi bushyashya ko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo wowe wibwira ndetse n'ibyo usaba nk'uko imbaraga zayo ziri. Imana ishimwe cyane. Hahirwa rero umuntu wizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Hahirwa umukobwa ubyizera, hahirwa umusore ubyizera, hahirwa umubyeyi ubyizera, hahirwa urubyiruko, hahirwa abana batoya babyizera ko umuntu wavuganye n'Imana azabaho, no mu gihe gikomeye azatambuka, no mu gihe bimeze nk'ibitariho azabaho, kuko ijambo ry'Imana ntirisaza, ntiribora, ntirishira, rihora ari rishya kugira ngo Imana isohoreshe umwete ibyo yabwiye abantu bayo. Imana nishimwe mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi icyifuzo ugize muri iri jambo, ariko humura. Igihe wahereye uca bugufi, umunsi wa mbere wasengaga, wa mugoroba cyangwa cya gitondo, ya minota mike wafashe ukiherera, ukavuga ngo ahari sinanabivuga ngo abantu babyumve, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarabyumvise kandi niza uzabona ko ari yije koko. Imana ishimwe cyane. Byashoboka ko wari ucitse intege, ibyiringiro byawe byari biheze, wari ugize ngo hari ubutabazi bwararangiye, ariko mu bubiko bw'Imana haracyari ubutabazi bw'abantu bayo. Mu bubiko bw'Imana haracyarimo kurengera no gukiza. Mu bubiko bw'Imana haracyarimo kuzuza ibituzuye abantu babona ko bijegajega. Imana ikongera gushyigikira abantu bayo. Byashoboka ko ari urugo rwawe uri gusengera, byashoboka ko ari urubyaro rwawe, byashoboka ko ari inshuti zawe, byashoboka ko ari umuryango wawe, ariko uhereye umunsi wacaga bugufi ujya imbere y'Imana, gusenga kwawe kwarumviswe kandi Imana iraje ngo ikugirire neza. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana kubwira ijambo twumvise, kandi umuntu wese acira bugufi Imana kugira ngo yemerere Imana mugendane. Maze iminsi mbwira abantu ngo emerera Imana mugendane kuko ntiwihagije. Ntabwo nzi niba hari umuntu wambwira ko yihagije, ariko njye ntawe mbasha kubona. Ariko niba unyumvise nawe, ngize umugisha wo kukubwira ngo emerera Imana mugendane kuko ntabwo wihagije.
gije. Nugendana n'Imana ntabwo uzaseba, nugendana n'Imana uzahumurizwa, nugendana n'Imana uzagwiza ibyiringiro, naho abandi babibuze wowe uzabihabwa. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, ndakunezerewe kandi ndagushimiye kubw'iri jambo ry'umugisha. Mana ndagushimiye kuko ari wowe uba uzi icyo imitima y'abantu ikennye. Icyubahiro ni kibi cyawe rero. Nyemerera ngira icyo nkwisabira, umuntu wese wumvise iri jambo umuhe kwaguka ndetse no kunguka, wari wihebye agarura ibyiringiro, uwabonaga ubutabazi butagihari wongere umugirire ubuntu n'ibambe ryinshi. Amaboko yawe ntabwo ajya ananirwa, amaboko yawe ashyigikira ababyeyi, amaboko yawe ashyigikira urubyiruko, amaboko yawe ashyigikira abana batoya, amaboko yawe ashyigikira abagabo, amaboko yawe agere ku bantu bawe kuko uri Imana ishobora byose. Muri iri sengesho ningingiye abantu baguye, basubiye inyuma barigeze kukumenya kubw'amakuba n'intambara n'ibigeragezo by'isi, cyangwa se kubw'ibisubizo bagezemo bakakwibagirwa bakagutera umugongo, undi bagaruza ubugwaneza uko ijambo ryawe rimbwira ngo wowe waje gushaka icyari cyarazimiye. Abo nabo bagaruza urukundo rwawe bongere bibone mu rwuri, bareke kurishiriza inyuma yarwo kugira ngo babashe gutabaranwa n'abera. Izina rya Yesu Kristo ningingiye abantu bose bagiye kujya mu gushakisha kugira ngo babashe kubaho, ukingure inzugi zikinze Mwami, uca inzira abacuruza bikunde, uca inzira abari mu biro bakore bikunde, uca inzira abari gukora mu buryo bwo gushakisha ubashyigikire, abari gukora akazi ko mu mihanda barindwe, bari gukora imirimo itandukanye kugira ngo babeho ubacira inzira. Nsengera ingendo z'abanyeshuri zigiye gutangira gukorwa, mu izina rya Yesu hagarika umwuka w'impanuka, uburinzi bw'Imana bube ku bana bawe, ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'imiryango, uca inzira minerivare ziboneke, uca inzira ubushobozi buboneke, ukuboko kwiza kw'Imana guhumuriza abantu babuze ibyiringiro, kandi ukuboko kwawe gufata abari bagiye gucika intege, abari bagiye kurohama kubarohore kuko uri Imana ibishoboye. Turagushimiye rero, duhe umunsi w'umugisha, bugingo burindwe, mubiri urindwe, intambwe z'ibirenge byacu zirindwe, ijambo rye ritubere itabaza kugira ngo tugende ahari umucyo hadacuze umwijima, kugira ngo tudasayagurika tukayoba, tugata inzira tukagwa mu bihanamanga, ahubwo turushaho kurindwa. Nsaba umugisha umuntu wese wumvise iri jambo, umuntu wese umuha ibyiringiro by'ejo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ihire imigambi yanyu.